Murakoze cyane abakurikiye Rugira TV Rwanda. Ngira ngo iyi ni televiziyo nshyashya kuri YouTube, ariko ahanini zajya yibanda ku biganiro bitandukanye, byaba ubuvugizi, bwaba ubuhamya, amakuru ya politike, religion, n'ubwiyobokamana, amateka. Ni urubuga rwaguha amakuru yose, nuvuga ngo nta uhejwe, imyidagaduro byose birimo. Ikaze rero, uyu munsi twatangiranye n'umutumirwa wacu tugiye kubabwira akabibwira. Twebwe aho twakoreye uyu munsi ikiganiro ni muri La Temperance Garden, na ahantu hari ubusitani bwiza cyane nkuko mubibona, hari indabo, hari ibintu byinshi bitandukanye wakoresha, ndetse na nyir'ubwite nyiri Temperance Garden nawe atanga serivisi zo gutunganyiriza abantu ubusitani. Mwahagera rwose mukaba mwagira mukigurira indabo, cyangwa se mukamuha n'icyo kirakaba kimara kubaka amazu akabashyiriraho ubusitani bwiza cyane nkuko hano muri kububona. Ngira ngo dukomeze rero duhikaze umutumirwa wacu, ariko ushaka guhamagara uwo mugabo nyiri La Temperance Garden wamamagara kuri 078 49 06 596 akaza akagukorera akazi ko gutunganyiriza ubusitani ukaba ahantu harimbye cyane nkuko hano hasi. Umutumirwa rero tumuha umwanya kugira ngo atwibwire abakurikiye Rugira TV Rwanda, noneho dukomeze n'ingingo y'uyu munsi. Murakoze cyane. Amazina nitwa Ngirima Salvatore. Nishimiye kwakira ubutumire bwanyu kuri Rwanda Rugira TV Rwanda. Nkaba narize ibijyanye n'iterambere ry'icyaro, nkaba hano hantu nahashimye kuri iyi televiziyo yanyu. Rwose ni karibu, reka nyihe nkuko mwayimpaye, ariko turakomeza tuganire. Murakoze cyane. Mwumvise umutumirwa wacu afite ubunararibonye cyane mu bijyanye n'iterambere ry'icyaro n'ubundi buzima busanzwe. Birumvikana ko muramubona ni umugabo usobanutse. Karibu rero kuri Rugira Rwanda TV. Noneho tugiye guhora ku ngingo. Hari ibijyanye n'uburezi muri iyi minsi. Uburezi ni ikintu cy'ingenzi, nta wabikerensa, ariko hari krize, hari ikintu cyaje cyo kwigisha abana mu buryo bw'ikoranabuhanga cyitwa Rwanda Equip. Rwanda Equip yaraje, abantu barayikoresha, ariko twagiye tubona abantu benshi kuri Twitter bavuga ko rwose ibintu bitameze neza, kandi koko munaribonye bwawe wambwiye ko ufite amakuru, ndetse uzi uko ikora, uzi uko yakabaye wenda ikoreshwa kuba yinenga. Ese Rwanda Equip ikora ite? Inenge abantu bakavuga bati ni igihuha, irimo ubusa, nta kintu yafasha abanyeshuri b'u Rwanda. Murakoze cyane. Rwanda Equip koko nkuko bivuze yaje ifasha kugira ngo ifashe ireme ry'uburezi mu Rwanda ritera imbere mu myigishirize, cyane cyane mu mashuri abanza. Nibyo koko byaravuzwe yuko harimo ikintu cy'igihuha. Naricaye nkora ubushakashatsi ndakurikirana kugira ngo ndebe neza koko ibyo bintu bivugwa ni ukuri. Narabikoze, mfata umwanya, mfata abantu benshi ndabaganiriza babikoramo, hanyuma mbona amakuru ahagije pe kuri Rwanda Equip. Naje gusanga ari ikintu cyaje ari cyiza nkuko cyavugwaga, ariko ibyaberagamo nagahoma. Aho wajyaga ugasanga umunyeshuri ntiyemerewe guhaguruka ngo agende ku kibaho, teacher tablet itabimwemereye. Nukuvuga ngo ubwo iyo system teacher tablet ni kara ni nakaraga computer kagendanwa ka mwarimu niwe wabaga agafite. Niko kamuhaga amasaha agerera mu ishuri, kakamubwiriza icyo akora icyo ari cyo cyose mu ishuri. Aho umwarimu ubwe ahaguruka atemerewe kugira ikintu abwira umunyeshuri atagisomye muri teacher tablet, kaka tablet. Ibyo rero bikaza kuba ikibazo. Murabona abana batangiye kwiga meme no muri gardienne, muri babana bo mu mashuri y'incuke, naho umwana yahagurukaga ajya ku kibaho ruko umurezi ari umuhaye uburenganzira bwo kujya ku kibaho ngo agire gute yigisha. None rero ugasanga harimo ibintu bidasobanutse. Aho byaje gutanga ukabona